Nongeye kuguha ikaze wafunguye Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Wowe uri kundeba nizere ko umeze neza kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Hano kuri uru rubuga tubagezaho ibiganiro bijyanye no kwita ku mwana kuva umutwite, umubyara ndetse na rwa rugendo rwo kurera umwana. Niba utarakanda subscribe wumva ibiganiro byacu ari ingenzi, kanda subscribe, like, share and comment kugira nyine ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ikindi twungurane ibitekerezo bijyanye n'uko twakwita ku mwana nyine agakura afite ubuzima bwiza. Uyu munsi rero ngiye kubwira how you can raise your baby, your children, your child responsibly. Uburyo wakita ku mwana cyangwa uburyo ukwiye kurera umwana agakura ari wa muntu responsible, wa muntu wita ugira amahame agenderaho, wa muntu ufite intego, wa mwana nyine ukora ikintu cyose hari intego afite kandi akabasha kuyacivinga neza. Ibyo rwose umwana bizamworohera igihe umubyeyi yakoze uruhare rwe akabasha gushyira umwana ku murongo ku buryo akura ari wa mwana uri responsible, wa mwana uri respectful haba kuri we ndetse no kuri community, wa mwana nyine uzagira positive impact kuri community yiwe. Iki kiganiro ni ingenzi wowe mubyeyi, wowe murezi, wowe munyarwanda kugira ngo nyine wunguke byinshi bijyanye n'uko warera umwana akazagirira abandi umumaro, ikindi nawe akigirira nyine umumaro ku giti cye. Ni byiza yuko ureba iki kiganiro kugera kirangiye kugira ngo ubashe kunguka byinshi bijyanye nyine n'uko wakwita kuri uwo mwana agakura ameze neza. Turagenda turebera different points cyangwa point nyinshi zijyanye nyine n'ibyo umubyeyi akwiye gukora kugira ngo umwana we abe wa muntu yifuza kaba we. Ariko nanone niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel rwose wigenda udakanze subscribe, like, share and comment. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, ni byiza yuko iki kiganiro kiri buze kurangira rwose hari ikindi kintu gishyashya wungutse cy'uburyo ki ukwiye kurera umwana, ukwiye kwita ku mwana, kandi ndakeka buri muntu wese w'umunyarwanda, buri muntu wese afite nyine ikintu ashobora gukontributinga kugira ngo community yacu irusheho kuba nziza. Ikindi kugira ngo nyine abana turi kurera bazavemo ba bana twifuza ko like bazavemo ba bana twifuza nyine ko umuntu wese yagira cyangwa twifuza yuko yaba we nk'umubyeyi se cyangwa nk'umunyarwanda. Rero iki kiganiro ni ingenzi, ugikurikire ukirangize, ikindi ugisharinge kugira ngo kigere ku bantu benshi. Ikintu cya mbere rero umubyeyi akwiye kwitaho, icya mbere ni ugusetinga rules and expectation of the family of the house. Nyine umubyeyi aba akwiye gushyiraho amahame ndetse n'amategeko ndetse akabwira abana clear expectation abategerejeho muri famiye cyangwa nyine muri famiye ari kurererwamo. Rules and expectation ni ingenzi wowe mubyeyi uri kundeba, kuko igihe cyose umwana atazi umurongo agenderaho, atazi amategeko agenderaho, icyo gihe nyine azaba wa muntu uri disorganized, nyine wa muntu utazi ikintu akora. Rero iyo ufashe ugasetinga rules ukaberekana expectation ubategerejeho, niba abana nyine bazakora bafite intego, babana bazakora bazi ikintu nyine bashaka kugeraho. Tuvuge urugero, nimba uri umubyeyi, umumama se cyangwa umupapa, uba ukwiye gusetinga amategeko ukavuga wenda abana nibabyuka baritunganya, biborose, bafate breakfast, bajye ku ishuri. Umwana iyo avuye ku ishuri araza agafata lunch, akaruhuka, akongera yabyuka akagira ikintu akora. Of course icya mbere rero ashobora kubyuka agakora uturimo two mu rugo bitewe n'imyaka ye, ikindi akaba wenda yasubira mu masomo nyine bitewe like na age cyangwa n'ibintu nyine umwana ari suppose gukora kuri iyo myaka. Yarangiza agafata wenda dinner, after dinner ashaka kuvuga baruhuke gato, then bajye nyine for bed. Icyo gihe rero umwana aba afite clear like rules of the house. Ikindi like ukagenda bikora kenshi bigenda bimujyamo, ugasanga wa mwana
ni wa mwana nyine uzi ikintu agomba gukora kuri buri saha, cyangwa ni wa mwana uzi nyine, wa mwana uha value igihe bitewe n'uko buri saha, buri minota aba afite we ikintu nyine wamutoje agomba gukora kuri iyo saha. Ikindi ugomba kuba clear for expectation. Ese ni ibiki nyine utegereje ku mwana? Tuvuge nimba ari umwana wiga, expectation yiwe uba ugomba nyine kumusaba kwiga, agaperforminga neza, agatsinda neza. Ikindi ariko no mu rugo hari expectation uba utegereje ku mwana bitewe na age yiwe. Urugero, hari umwana ushobora kuvuga uyu azajya yoza ibyombo, azajya wenda asukura ameza. Buri mwana wese nyine ukamuha like responsibility y'ibintu agomba gukora kugira ngo amenye nyine like n'ibyo umutegerejeho nk'umubyeyi. Ibyo bizafasha umwana kumenya yuko niba niga outside nyine y'ishuri, hari ibindi bintu umubyeyi aba amutegerejeho, cyane yuko in our society ntabwo ugomba like kurilayinga ku kintu kimwe, ugomba nyine gutekereza wide, ugakora nyine utuntu twinshi, utavuze ngo umwana ni ukwiga gusa, nta kuruhuka, nta kindi kintu agomba gukora. Umwana ugomba kumutoza ibintu byinshi bitewe nyine na age yiwe, ukamufasha kugira ikintu acontributinga ahantu hose ari. Nimba ari ku ishuri hari ikintu agomba gucontributinga, nimba ari mu rugo hari ibindi bintu agomba gucontributinga. Ibyo rero ni ingenzi rwose ku mwana kugira ngo bitume nawe akura ari wa mwana nyine uzi yuko haba family, haba community, hari expectation abo bantu bose bamutegerejeho. Ikindi hari amahame nyine aba agomba kubahiriza ahantu hose ari. Ibyo bizamufasha ko buri hantu hose abaye rwose bimworohera kuhaba. Ikindi akaba ari wa mwana nyine unejeje, ushimishije abantu bose. Ikindi nk'uko nari ndi kubivuga, ugomba kuhasayininga according to the age. Ntabwo uzafata umwana w'imyaka 2 ngo uvuge ngo urugero ngo arakoropa. Bitewe n'imyaka umwana afite, ugomba kumugenera nyine ikintu gikwiriye imyaka ye, ariko ukamakinga sure yuko according to the age y'umwana hari ikintu agomba gucontributinga muri family, muri community cyangwa muri society yacu. Rwose ibyo bizafasha umwana gukura neza kandi ari wa mwana umuntu wese yishimira. Ikindi ari wa mwana w'intangarugero ku bantu bose. Ikindi you have to be like model. Umva, ntabwo ababyeyi uzexpecta yuko umwana wenda agira ikintu cyiza akora nawe ubwawe utaramubereye examples. We have to be role model to our children kugira ngo abana bacu bakure neza. Guys, parent, waba uri umubyeyi, waba uri umumama, waba uri umupapa, ugomba kumva yuko ikintu wifuza ko umwana wawe aba cyo, umusetingira examples, ukaba urugero rwiza kuri we kugira ngo akwigireho, nawe arusheho nyine kugenda yiga ibintu byiza akwiye kuri we mumama cyangwa umupapa. Urugero, nimba wifuza ko umwana w'umukobwa azaba umwana ugira isuku, wa mwana nyine ugira ibintu akora mu rugo, igihe cyose wabonye time ni byiza yuko ushaka kuza nta n'ikintu rwose uvuze, ugasukura inzu, ukoza ibyombo akureba. Icyo gihe uko ugenda ubikora consistently, nyine umwana azagenda yigira kuri icyo kintu ukora, bitume nyine nawe sometimes ubona nyine araje aragufasha, ikindi gihe udahari ugasanga yanabikoze bitewe n'uko you have been nyine good role model to her or him. Ni byiza rero yuko umumama nyine rwose agomba kuba role model w'abana be. Niba wumva wifuza ko abana bawe baba abantu beza cyangwa bakora ibintu byiza, ni byiza yuko wiga gukora ibintu byiza bakureba, cyangwa si no kubyiga, actually you have to do it. Nyine ugomba kuba wa mama mwiza. Ikindi wereka abana nyine ingero nziza kugira ngo bagende bakwigiraho ibyo bintu.